Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Hano hari akavura gake ariko ntibyatubuza kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ravuga ngo tujye dukorera Imana, tujye tuvuga ijambo ry'Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Rero kuba hari akavura ntabwo byatubuza kuvuga ijambo ry'Imana. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya. Kandi namwe munkurikira, Imana yo mu ijuru ijye ibibahera umugisha. Munyemerere dusenge hanyuma dutangire kuganira ku ijambo ry'uyu munsi. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye ibiba mu isanzure, Imana yaremye ibicu, Imana yaremye imvura. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibi byawe. Data, nkweretse uyu mwanya, ndakwingize ngo unyemerere tubashe kuvuga ijambo ryawe. Kubw'ubuntu bwawe Mwami, hagararana nanjye, abamarayika bawe bahagarare nanjye, ubwami bwawe bubashe kuza mu isi nk'uko ubishaka. Ndagushimiye rero ko wumvise gusenga kwanjye, ni mu izina ryawe Yesu bisabye kandi nshima nizeye, amen. Bene data, tugiye nanone gusoma mu byahishuwe ibice 13, turasoma umurongo wa mbere gusa. Ijambo ry'Imana avuze ngo, ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Tumaze iminsi dutangiye kuganira kuri iyi nyamaswa. Ngira ngo mu magambo makeya reka nse nkwibutsaho gato. Dutangira twabonye mu byahishuwe ibice 12, tubona ngo mu ijuru hagaragara ikindi kimenyetso ngo cy'ikiyoka kinini gitukura, ngo gifite imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Tuganira rero ubushize ku nyamaswa, twarebye uburyo icyo kiyoka cyahaye ubwami bwacyo, giha ubutware bwacyo, giha intebe yacyo iyo nyamaswa. Twarebeye hamwe ukuntu iyo nyamaswa ari ubwami bw'abantu. Turebera hamwe yuko ari abantu bambaye imibiri bemeye kwimika ubwami bwa Satani hano mu isi. Tubona uburyo babyemeye, tubona ukuntu Yesu yabashije gutsinda icyo kigeragezo. Twabonye Yesu igihe yari ari mu butayu ageragezwa n'inzoka, tubona ukuntu yazamuwe ku musozi muremure cyane, ngo hanyuma ngo Satani amwereka ubwami bwe bwose, ngo ndetse n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, birya byose nupfukama ukandamya ndabiguha. Ariko tubona Yesu amunesha, amwangira, yanga kumupfukamira kugira ngo amuhe ubwo bwami, kuko Yesu yari afite ubundi bwami nawe arimo kuzana hano mu isi. Haleluya. Rero tubona uburyo abantu natwe muri iyi si tubamo duca aho hantu, kimwe nuko Yesu nawe umwami w'abami nawe yahaciye, ahantu ho kugeragezwa na Satani, ahantu Satani atwereka ubwami bwe bwose n'ubwiza bwabwo, yarangiza akatubwira ati, birya byose ndabibaha cyangwa ndabiguha nupfukama ukandamya. Twabonye yuko hari abantu bajya bamwemerera kugira ngo abahe ubwo butware, abahe icyo cyubahiro, abahe uko gukomera mu isi, bakemera gupfukama bakamuramya. Tubona yuko abo bantu babayeho ndetse n'uyu munsi bariho, aribyo bishushanywa n'inyamaswa yavuye mu nyanja, aribwo bwami bw'abantu bene data. Hanyuma nanone twongeye kurebera hamwe ahantu iyi nyamaswa yaturutse, imiterere yaho n'ibihari. Yesu nashimwe cyane. Twarebye ukuntu iyi nyamaswa yavuye mu nyanja, kandi mu nyanja hakaba harimo umwijima. Turebera hamwe yuko umwijima ari ubuzima bw'icyaha. Tureba rero yuko ubwami bw'isi icyo bugamije ko ari ukuzana ubuzima bw'icyaha hano mu isi, kwimika icyaha hano mu isi yose, kugira ngo umuntu wese uba mu isi akore icyaha, ku buryo bakuraho ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bugaragaza yuko icyaha ari ikintu kibi cyangwa se ibyaha uburyo atari byiza. Tubona yuko ubwami bwa Satani aribwo bwami
abantu baciriye. Ubwo bwami bukaba bushaka kwimika icyaha ku isi hose, ku buryo gikorwa mu buryo bwemewe, ntawubabuza, ntawubakoma mu nkokora, ntawubereka ati iki ntigikwiriye, kuko bose bemeye gupfukamira iyo nyamaswa ndetse n'inzoka. Rero ni ubwami bushingiye ku kurwanya abera, ni ubwami bushingiye ku kurwanya Kristo, ni ubwami bushingiye ku kurwanya ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo twari tumaze kugenda turebera hamwe. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo dusome nanone mu Byahishuwe ibice 13 ku murongo wa mbere. Mwumve ukuntu havuga: ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Reka nanone dusome mu Byahishuwe ibice 12. Turasoma ku murongo waho wa 3. Mwumve ukuntu havuga: mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Iki kiyoka ubushize nicyo twabonye yuko cyahaye ubwami bwacyo, giha ubutware bwacyo ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Ariko ndagira ngo uyu munsi twitegereze ibyo iki kiyoka gifite, tubigereranye n'ibyo inyamaswa ifite. Mwibuke, iki kiyoka cyahaye ubutware bwacyo inyamaswa. Ubutware cyahaye inyamaswa nibyo bintu iyo nyamaswa ifite. Ariko ibyo bintu inyamaswa ifite, ndagira ngo tubyitegereze, hanyuma turebere hamwe n'ibyo ikiyoka gifite, hanyuma tugerageze kubigereranya. Uyu munsi nicyo nshaka yuko tureba. Yesu nashimwe cyane. Mwumve nanone tugiye kureba ibyo ikiyoka gifite. Turareba nanone ahangaha mu Byahishuwe, turagenda buhoro buhoro dusoma. Mu Byahishuwe ibice 12 ku murongo wa 3. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura. Ndagira ngo noneho mwitegereze cyangwa se mukurikirane, mwumve ibyo icyo kiyoka gifite. Gifite imitwe 7. Gifite imitwe ingahe? 7 n'amahembe 10. Imitwe 7 n'amahembe 10 bifitwe n'iki? N'ikiyoka. No ku mitwe yacyo, ku mitwe y'icyo kiyoka gifite ibisingo 7. Ku mitwe hariho ibisingo bingahe? 7. Ikiyoka gifite imitwe 7 n'amahembe 10, ariko ku mitwe hariho ibisingo 7. Nanone reka turebe noneho iyi nyamaswa ibyo ifite. Tugiye gusoma nanone mu Byahishuwe ibice 13 kuri uwo murongo wa mbere. Haravuze ngo: ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10. Mbere tureba ikiyoka, ikintu bahereyeho batubwiye yuko cyari gifite imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Ariko ahangaha bahereye ku mahembe. Buri kintu cyose kivugwa mu ijambo ry'Imana kiba gifite impamvu yacyo, kandi kiba gifite icyo gisobanuye. Mbere batubwira ku kiyoka ibyo gifite, bahereye ku mitwe 7, babona kuvuga ku mahembe 10. Ariko ahangaha batubwira ku nyamaswa ibyo ifite, babanje kutubwira ku mahembe 10, babona kuvuga imitwe 7. Yesu nashimwe cyane. Reka tubanze kuvuga kuri icyo kintu. Impamvu ahangaha babanza kutubwira ku mahembe, bene data, nuko mu gihe cy'imperuka, mu gihe cya nyuma na nyuma, amahembe 10 azaba afite ubutware bukomeye kurusha imitwe 7. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusome mu Byahishuwe ibice 17. Dusome duhereye ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 12. Mwumve ukuntu havuga. Haravuga ngo: aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga.
iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho. Ibyo tuzabigarukaho. Kandi niyo bami barindwi, abatanu baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Tuzabigarukaho. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa munani, nyamara kandi n'umwe muri ba bandi barindwi, kandi arajya kurimbuka. Tuzabigarukaho. Umurongo wa 12 niwo nifuza yuko twumva cyane. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami batarima, ngo bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami. Iryo jambo nk'abami, mu yandi magambo, abasabami ntabwo ari abami, ariko bahabwa gutegeka nk'abami. Impamvu bahabwa gutegeka nk'abami nuko mu gihe cy'imperuka aya mahembe cyangwa se aba bami 10 bazaba bafite ubushobozi, bazaba bafite imbaraga, bazaba bafite izina, bitewe n'ibyo bakora. Ku isi hose byamenyekanye, bifite imbaraga. Buri muntu wese ibintu bakora arabikoresha. Mu yandi magambo, na ba bami barindwi na wa mwami wa munani cyangwa se ya mitwe irindwi na ya nyamaswa, ibyo tuzabigarukaho. Iyo mitwe irindwi isanzwe izwi yuko ariyo bami, kubera yuko aya mahembe 10, iyi mitwe irindwi cyangwa se abami barindwi bakoresha nabo ibyo ayo mahembe 10 akora, kugira ngo babashe kugera kure, kugira ngo gahunda y'imitwe irindwi cyangwa se abami barindwi bifuza yuko igerwaho, kugira ngo ibashe kugerwaho mu buryo bwihuse kandi bigere ku bantu benshi bashoboka, nuko bagomba gukoresha amahembe 10 ibyo akora. Yesu nashimwe cyane. Tuzarushaho kugenda tubisobanukirwa, dusobanukirwe aya mahembe 10 cyangwa se abami 10 ibyo bakora, bituma bahabwa gutegeka nabo nk'abami, nubwo atari abami, ariko ibyo bintu bakora nibyo bibahesha izina ry'ubwami. Yesu nashimwe cyane. Rero ikintu nashakaga yuko twitegereza nuko amahembe 10 n'imitwe 7 bivugwa ku nyamaswa mu bice 13 ibyahishuwe. Ukuntu bajya kubivugaho, bahera ku mahembe 10 nibahere ku mitwe 7, nyamara basobanura ku kiyoka ibyo gifite bahera ku mitwe 7, bakabona kuvuga amahembe 10. Yesu nashimwe cyane. Impamvu nta yindi bene data, nuko mu gihe cy'imperuka aya mahembe 10 cyangwa se aba bantu bazahabwa gutegeka nk'abami, aba bantu 10 bazaba bakomeye cyane bitewe n'ibyo bakora ku isi hose. Ibyo bitume bahabwa gutegeka nk'abami nubwo atari abami. Yesu nashimwe cyane. Ikindi kintu ngira ngo twitegereze, nshaka yuko nanone tureba, ni ku bisingo. Ibisingo nanone mureke dusome mu byahishuwe ibice 12. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 3 haravuze ngo, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ibyo nibyo twari tumaze kuvuga, ariko ndavuze ngo noneho turebe ku bisingo, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Murumva ahangaha ku kiyoka ibisingo bifitwe n'imitwe 7, ariko noneho mwumve ku nyamaswa. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ibice 13 ibyahishuwe, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ibyo nibyo twavuze. Noneho mwumve, ku mahembe yayo
hariho ibisingo 10. Ibisingo ku kiyoka byari bifitwe n'imitwe 7, ariko noneho ngo ibisingo ku nyamaswa bifitwe n'amahembe 10, kandi ibisingo ni 10, mu gihe ku kiyoka ibisingo ni 7, ariko noneho ku nyamaswa byabaye 10. Ibisingo bene data ni bya bindi nababwiraga, ibyo abami bakora 10, kubera ibyo bakora nibyo bibahesha izina, ibyo bakora nibyo bibahesha kuba abami. Rero ibisingo ni ibintu bakora, ibyo bakora mbere Satani abiha inyamaswa, Satani abihishurira abami bo mu isi. Ibyo bakora, ibyo bisingo ni 7, cyangwa se yabibahishuriye mu buryo 7. Tuzabireba. Mu yandi magambo, babyakiriye ari 7, ariko biyongereraho ibindi 3 ku buryo biba 10. Rero ni ibisingo 10, cyangwa se ibyo bakora ni 10. Tuzagenda tubisobanura kugira ngo dusobanukirwe neza amahembe 10 n'ibisingo 10 biyariho icyo bivuze, cyangwa se ibyo abo bantu 10 bahawe gutegeka nk'abami nabo bakora. Ibyo bakora tuzagenda tubisobanura, dusobanukirwe ibyo ari byo. Ariko uyu munsi icyo nashakaga yuko tumenya gusa ni ukugira ngo tugereranye imitwe 7 iri mu byahishuwe ibice 12, ndetse n'7 iri mu byahishuwe ibice 13. Hanyuma nanone turebe amahembe ari mu byahishuwe ibice 12, turebe n'amahembe ari mu byahishuwe ibice 13. Mu yandi magambo, turagereranya ibyo icyoka gifite n'ibyo inyamaswa ifite. Akantu ka nyuma numva nshaka yuko tuvuga, nuko icyoka ari kimwe kikaba gishamikiweho imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Ntabwo amahembe ari ku mitwe, ahubwo amahembe nayo ashamikiye ku kiyoka. Ikindi nanone, iyo urebye inyamaswa nayo ni imwe, kandi ishamikiweho n'imitwe 7 ndetse n'amahembe 10. Amahembe ntabwo ari ku mitwe, amahembe ari ku nyamaswa. Yesu nashimwe cyane. Mureke turekere aho ngaho. Mana yaremye ijuru n'isi, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi. Urakoze kubw'uyu mwanya tugize uwera wa Isiraheli. Udufashe kurushirizaho kugenda dusobanukirwa ikintu cyose mwami wagiye uvuga mu ijambo ryawe ahangaha mu byahishuwe. Ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi. Umugisha bene data wo gusobanukirwa ijambo ryawe. Urakoze kumvise gusenga kwanjye, ni mu izina rya Yesu mbigusabye kandi nshima nizeye. Amen. Bwoko bw'Imana muhabwe umugisha. Amen.